turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro, twizere yuko mumeze neza kuko ibyo nibyo tubifuriza. Tugiye kubagezaho ikiganiro kuri Dorcas na Papi Clever. Iyi ni couple abantu benshi bakunze, by'umwihariko abanyarwanda ndetse no muri East Africa muri rusange n'abari muri diaspora hirya no hino, n'aba gospel artists cyangwa se aba gospel singers, n'abaririmbyi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se bavuga n'ubutumwa muri rusange, ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo. Bazwiho kandi kuba baragiye baririmba zimwe cyangwa se basubiramo zimwe mu ndirimbo ziri mu gitabo cyo gushima Imana, igitabo cy'agakiza. Bagiye bazisubiramo izo ndirimbo ndetse ngira ngo ari nizo bahimbye. Hari n'izindi bagiye baririmba zari zisanzwe zizwi bakazisubiramo. Muri rusange n'abantu baririmba indirimbo abantu bakunze, bakaba baturuka mu itorero rya ADPR. ADPR ni itorero rizwi mu Rwanda, ni itorero ry'abapanekote. Icyo dushaka kuvugaho ni ikijyanye n'imyambarire ye. Yavugishije abantu, by'umwihariko akavideo barutse kubona cyangwa se amashusho abantu barutse kubona yapostinze yambaye ipantaro cyangwa se kola mu ijipo. We akaba ngo avuga yuko yayambaye bitewe n'uko aho yaragiye mu Bushinwa ku mpamvu z'ubucuruzi ko hakonje, akaba ariyo mpamvu yatumye yambara iyo pantaro akayambara mu ijipo. Ariko ibyo mu by'ukuri bikaba bizwi yuko amapantaro ku badamu bitemewe mu itorero rya ADPR. Iryo torero rya ADPR ntago bemera abadamu ko bambara amapantaro, ntibemera ko badefiriza, ntibemera ko bambara amaherena, ntibemera yuko bashyiraho za makeup cyangwa se za maquillage, ntibemera yuko bambara ibintu bo bita ko ari byo bigufi, kabone n'ubwo iyo jipo yabigeze ku mavi ntago biba byemewe. Muri makeya ntabwo ibyo byose babyemera. Niyo wambaye jipo igomba kuba ari ndende igera nko ku hafi y'ibirenge hasi, yewe byaba nabyiza ikaba inakubura rwose, hanyuma n'ikanzu bikaba ari uko. Muri makeya n'iyo myenda nayo ntabwo igomba kuba ikwegereye, bo kuri bo nibwo uba wujuje ibyangombwa, nibwo uba wambaye neza, mu yandi magambo nibwo uba ukiranutse. Ibyo wenda turaza kubisubiramo mu kanya, ariko icyo tugira ngo tubabwire ni uko kimwe cyo mu bihugu bindi bitari u Rwanda, cyane cyane ibihugu by'i Burayi, ibihugu bimwe byo muri Aziya ndetse no muri Amerika, za Canada n'ahandi, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakunze kugira ikirere gihinduka. Ari ubwo usanga ahantu hakonja cyane, ibyo bita winter cyangwa se iveri. Twe ntabwo tubigira mu Rwanda, nta nubwo biba muri Afurika ibintu bya iveri. Bo barabigira, bakagira n'ibindi bita sama, ubwo haba hashyushye cyane. Urumva iyo hashyushye cyane mu gihe cya ete, hari imyambaro udashobora kwambara. Ntabwo ushobora kwambara umupira w'imbeho hashyushye, nta nubwo kwambara ibintu mbega bishyushye muri rusange, cyangwa ibintu bigera hasi ku birenge. Ibyo byose biragoye ko wabyambara, ibintu bishobora kugukurira ubushyuhe. Ariko mu gihe hakonje nanone birumvikana ko harakonja cyane. Nituvuga gukonja cyane mwumve yuko bishobora kugera muri degree 10, degree 5 Fahrenheit. Ubwo ni ukuvuga ngo biba ari munsi ya 1, aho usanga hari urubura rwinshi, kuko niyo aba ari muri 20 gusa haba hakonje cyane. Niyo ari 15 biba bitangiye gukonja bikabije, ntago wasohoka hanze utifubitse, ntago bishoboka. Niyo hashyushye hari ubwo bigera muri degree 110 gutyo Fahrenheit, ndetse no kurenga 115, byajya muri Celsius bikaba byarenga 30, bikagera muri za 40 gutyo, bikaba byanajya no muri 45. Ibyo biba bita canicule i Burayi. Ibyo ngibyo muri icyo gihe hari abantu bapfa bishwe n'ubushyuhe, ndetse cyane cyane biganjemo abakuze. Birumvikana rero ko aho ngaho ntago wagenda wambaye uko usanzwe wambara, ugomba gushakisha
ubundi buryo wambara, ubundi buryo wikwiza niba ariko wabyita. Uyu mudamu Dorcas we niyo mpamvu atanga, nkeka ko atari n'ubwa mbere abikoze, nduba n'ikindi gihe bigeze nanone kubivugaho yagiye i Burayi, nabyo byeze kuvugwa ko ngo yambaye imyenda itari yo, kuko ngo yari yambaye ipantaro, kandi uko mubibona ni ipantaro yambariye mu ijipo ndende, mu by'ukuri akantu karengaho gato kagaragaza ko ari ipantaro, n'akantu gato cyane ngira ngo murabibona, ariko hari abantu bagaragaje ko batabishyigikiye ibyo. Ariko mu kanya turaza kugira icyo tubivugaho. Mbere yuko tugira icyo tubivugaho, ndagira ngo ngire message zimwe na zimwe mbasomera abantu bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma ndaza kugira icyo mbivugaho, nanatangiyeho ibisobanuro, ntangiyeho n'umucyo, kuko hari abantu bibaza batese ubundi ni icyaha ku mugore kwambara ipantaro, ese ubundi ni icyaha no kuba wenda yakwambara yashyiraho ayo maherena yadefiriza umusatsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Turaza kubivuga nubwo tutari bubitindeho cyane, kuko cyari kigamijwe ni ikijyanye n'imyambarire yavugishije abantu kuri Dorcas. Turebe nk'iyi message iravuga ngo uyu ngira ngo akaunti ni Beza Bebe 5, tujya tuvuga ibintu uko tubyumva, tubisoma uko tubyumva. Iyo uvugira Imana uba ugomba kugira itandukaniro, haba mu mivugire, mu mikorere n'imyambarire, ugomba kugaragaza uwo uri we. Ndimo ndasoma ino message uyu yanditse ngo niba itorero ADEPR mu mahame yaryo batemera ipantaro kandi ari ryo ubarizwamo, nuyambara bizatera ikibazo society, kuko ibyo tutabiziyo. Naho batemera nta kibazo umuntu yabigiraho. Gusa muri rusange ababwiriza abantu b'Imana twirinde cyane, turi mu bihe bigoye, kuko usanga ibyari kirazira byaraziruwe. Tube maso, turwane urugamba rw'umwuka, kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uyu nguyu muri make biragaragaza yuko adashyigikiye iyo myambarire ngo yo kwambara ipantaro n'ibiki. Impamvu arimo gutanga, aravuga ngo niba ubarizwa mu itorero rya ADEPR rikaba ritemera iyo myambarire, ntabwo wari ukwiye kuyambara. Aho ngaho nanjye ndamushyigikiye, ndaza no kubibasobanurira mu kanya. Ariko ari naho ntamushyigikiye, nk'abavuga ko abantu babwiriza ngo abantu b'Imana ngo twirinde cyane, ngo mu bihe bigoye, ngo kuko usanga ibyari kirazira byaraziruwe. Iyo uzanyemo ibyo kuvuga ngo kirazira, aho ntabwo twakwemeranywa nawe, kubera ko kwambara ipantaro ku mugore ntabwo ari kirazira. Aha rero nshaka kujya musobanurira. Itorero ADEPR ryatangiye mu myaka y'1900 gutyo, mu ntangiriro. Muri icyo gihe ni kera, ubwo hazaga abamisiyoneri, nkeka ko bavaga muri za Suwede, nibo baje gutangiza iryo torero, babwiriza abanyarwanda. Birumvikana ko abanyarwanda ba kera abenshi bakundaga kujya mu bintu by'abapfumu, bakundaga gukoresha ibintu byo guterekera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri ibyo hari ibikoresho bakoresha, hari ibyo bambara birimo n'ibintu by'inigi, ariko bijyana n'iyo mihango bakundaga gukora. Rero bagomba kugaragaza ko agomba kubaho itandukaniro. Niba wakiriye agakiza, ukakira Imana, ukava muri iyo migenzo, ugakurikiza Imana, abo baje bakubwiriza, hari ibyo bagusabwaga kureka, kandi koko wabireka, wa mugani hakabaho bo bakabibonamo yuko ngo ari iryo tandukaniro. Birumvikana ko ibyo bintu byo kwambara by'inigi mu josi n'ibindi kwakubireka nyuma uko iterambere ryagiye riza, urumva hagiye hazamo ibintu bita imikufi, ndetse za necklaces, amashenete y'izahabu. Ibyo byose kuko n'ubundi bari bararetse bya bindi bambaraga mu guterekera n'ibindi, bakomerejeho bareka, noneho n'ibyo bindi byaje baravuga bati babifata nyine nk'ibintu by'ibyaha, nk'ibintu by'isi. Nuko byakomeje. Muri make ugiye kureba, usanga ibyo bintu ntabwo ari ibintu biri biblical, ntabwo ari ibintu biri biblique, ni ibintu biri historical, ni ibintu biri historique, ni ibintu bijyanye n'ayo mateka baciyemo, ariko ntabwo ari ibintu
washingiraho muri Bibiliya. Bakomeza gutyo bagira imyenda bavuga ngo iyi ni iy'abagabo, iyi ni iy'abagore, harimo n'ipantaro. Aho nayo mwabonye irimo guteza ikibazo kuri uyu mwana w'umudamu. Ipantaro ntabwo ari ikibazo. Ipantaro ntabwo ari ikibazo kuko Bibiliya nta hantu namwe itwereka ngo ipantaro ni umwambaro w'abagabo. Nago Bibiliya itanga description y'imyambaro y'abagabo n'imyambaro y'abagore. Waba bizi yabidusobanurira. Aho Bibiliya ivuga ngo iyi pantaro ni umwambaro w'abagabo. Nta nubwo yabivuga kuko icyo gihe pantaro ntabwo yabagabo. Ahubwo abagabo amakanzu. Kuko na Yesu ubwe tuzi ko yambaraga ikanzu. Ni nako Bibiliya ibigaragaza. Haraho mu Balewi kuko hano ndagira ngo tuhasobanukirwe abantu benterpreta Bibiliya nabi kubera wenda kutabimenya, kubera ko batarabyigishijwe neza cyangwa se bijyanye n'amarangamutima yabo, nyine ya myumvire twavugaga. Haraho Bibiliya ivuga ngo umugore cyangwa se umuntu w'igitsina gore ntabwo akwiye kwambarana n'uw'igitsina gabo. Mu Balewi habagaho imigenzo myinshi, hari ibyo bagombaga kubahiriza, hari ibyo bagombaga kwirinda, harimo ibintu mbega bimeze reka nkoreshe ijambo nk'imiziririzo batagombaga gukora. Iyo bavuga rero ngo umugore yambara umwambaro w'umugabo, ntabwo hariya byasobanuraga yuko umugabo yari afite umwambaro uteye ukwawo n'umugore akagira umwambaro uteye ukwawo. Ahubwo nk'uko mubizi, igitsina gore, abagore, abakobwa muri rusange, hari imihango bajyamo buri kwezi, hari imihango ya buri kwezi bajyamo. Mu gihe nyine bagomba abakijyamo, nicyo ndi kuvuga, hari imihango bagira. So ya mihango rero abagore bajyamo, urumva ko hari umwenda uba wambaye, hari uburyo wenda ushobora kwandura, reka dukoreshe iryo jambo. Ntabwo uriya mwenda uzawukuramo none ngo umugabo awambare cyangwa wambike umugabo. Urumva ko hazamo na cya kintu cyo guhumana, niko byafatwaga. Ibintu bijyanye no guhumana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye yuko ntabwo mwashoboraga kwambarana, ariko ahanini bishingiye kuri ibyo. Kandi ngira ngo ni ibintu byumvikana, utajya no muri Bibiliya ni ibintu byumvikana. Mu ncamake rero ni ibyo byagenderwagaho. Ntabwo hagenderwaga ibintu byo kuvuga ngo uyu nguyu ngo kuko ngo uyu mwambaro ugomba kuba umeze gutya, w'abagabo w'abagore ugomba kumeze gutyo. Oya, siko bimeze. Ikindi rero dushaka kugira ngo tuvugeho ibintu bijyanye n'imyambarire n'imisokoreze, ibintu bijyanye no kwisiga n'ibindi, biriya bijyana n'ibintu bibiri ngira ngo tubanze kwanza dutandukanye. Hari ikintu cyitwa itorero rya Kristo, icyo twakwita nka Eglise Universelle cyangwa se Universal Church, niba ariko twabyita. Ni itorero rya Kristo. Iyo Bibiliya ivuga ngo itorero rya Kristo, iyo Bibiliya ivuga ngo umugeni wa Kristo, ngo Kristo naza aje gutwara umugeni we, biri icyo bisobanuye ni abamwizeye bose, bamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ni ukuvuga ngo Yesu, nabemera ko Yesu ari Imana yaje ku isi, yambara umubiri kugira ngo icungure abari mu isi. Yatubereye igitambo kuko mu isezerano rya kera abatambyi bagombaga kwica itungo kugira ngo abantu babarirwe ibyaha. None Yesu we yaje, cyangwa se Yezu Kristo yaje kugira ngo atubere igitambo kimwe cyangwa se rimwe na rizima, n'umwizera ubabarirwa ibyaha wakira agakiza. Ni iryo ni ryatorero, niryo abantu bose bizera Kristo bahuriyemo. Noneho tujye ku rundi ruhande, aho tuvuga ngo hari ikintu cyitwa local church. Local church ni iki? Ni urugero, iyo ADPR ni local church. Urugero, izitwa za Eglise Vivante ni local church, Restoration Church ni local church, Noble Family Church n'izindi. Ya matorero yashinzwe n'abantu, umuntu umwe cyangwa se ishyirahamwe ry'abantu, kuko nka ADPR ryo ni association. Ni impine y'amagambo ngira ngo
association des églises pentecôtistes au Rwanda cyangwa se des églises pentecôte au Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ni ukuvuga ngo ni impine y'amagambo, ni ishyirahamwe ry'abantu, kuko nta muntu tuzi ku giti cye washinze ADEPR watubwira ngo uyu ni wayishinze, niwe founder wayo. Ntabwo ibyo tubizi, ashobora kuba ahari, ariko icyo tuzi ifatwa nka association. Ariko randi macacezi menshi ayo twagiye tuvuga, iyo usanga ari umuntu wayashinze, ndetse n'iyo ugiye muri RGB uzasanga ari izina ry'uwayishinze, ari kenshi bakunze kwita legal representative. Ku buryo nabo usanga babivuga ngo ni founder, akaba na senior pastor w'itorero runaka. So abo ngabo rero, ibyo ni nko waba ufite ikigo cyawe bwite. Iyo ufite ikigo cyawe bwite ushyira ibyo bita policies, ugira ibyo bita za rules and regulations, ugira icyo bita za SOPs. Ibyo byose ni ibintu bijyanye na cya kigo cyawe, imikorere ya cya kigo cyawe, umwihariko wacyo, uko abakozi bakwiye kwambara, uko bagomba kwambara, ibyo bakwiye kuvuga, uko bakwiye kubana mu kazi, uko bakira abakiriya, uko bajera umutungo w'ikigo, uko bakoresha umutungo w'ikigo. Ibyo byose tudetaye twose dukubiye muri za SOPs. Buri kigo rero gifite umwihariko wacyo. Nari ya local churches niko ameze. Iyo bigeze muri aya churches hazamo ikintu bita discipline y'itorero. ADEPR rero ifite iyo discipline, ifite ayo mabwiriza yayo, aho umugore agomba kuba asa kuriya nk'uko twabivuze, kanaturere, nta kudefriza, nta gushyiramo amavuta ngo umusatsi ubengerane, nta kusiga ama makeup mu maso, za lipstick, amanu za rouge à lèvres, iminwa itukure cyane, ibintu nk'ibyo, nta kwambara umwenda ugeze ku mavi cyangwa urengaho gato, ugomba kugera hasi. Biriya byose ugomba kwambara ibitambaro n'ibindi. Biriya ni discipline y'itorero. Ni na mpamvu hano navuze ni uyu muntu ndemeranywa nawe kuri icyo ngicyo. So ni ukuvuga ngo aho ngaho ntitwabitindaho, ariko nanone ibyo ntabwo bivuze ngo ku ruhande rwo gukiranuka cyangwa rwo kwemerwa n'Imana ko ibyo ngibyo Imana ibirebaho. Oya, kuko Imana ikiza umutima ntabwo ikiza umwambaro. Imana ihinduye umuntu, ihindura umutima we, ngo umuntu yizeza umutima we, noneho akatuza akanwa ke. Ni ukuvuga ngo nta namwe bihuriye n'imyambarire y'umuntu. Ibyo kuko twabonye ko ibyaha nabo ngabo bambara ibintu birebire barabikora, baterwa amada kandi batayatewe n'abagabo babo bashakanye, bariba, barica, bararoga, bambaye ibyo bitambaro, barangana nk'uko muza kubibona mu message muri za comment hano. Ibyo byose barabikora kandi babyambaye. So umwambaro nta nuburiye no gukiranuka. Ari uwambara ijipo igeze hejuru y'amavi ho gatoya kandi ukiranuka pe, wera imbuto nzima. Hari udefiriza kera imbuto nzima. Reka dukomeze rero turebe muri za message. Uyu nguyu ati, uyu ngo Zuzu Deno, ni iyambarire. Nta bwoko bw'imyambarire buba muri Bible, upfa kuba wikwije. Na Yesu yambaraga ikanzu kandi ari umugabo. Icyo twakivuze, ndemeranywa na Zuzu. Uyu nawe ngo nkora abikino. None niba nta rubanza bigucira, wakiyambariye ukabihorera Dorcas. Ko ni wambara ikanzu ndende, nabwo hazaboneka bavuga ko wabaye ihururu, umwana wa mama. Ihururu sinzi icyo yashatse kuvuga. Uyu witwa Uwimpaye 35. Ariko n'ubundi ntacyo wakora ngo unezeze rubanda. Dukomeze. Mukeshimana Jeanne, Dorcas bagwa amahoro. Ipantaro si icyaha. Niba warugiye ahantu hakonje, ureba mu mutima ari we Mana arabizi impamvu yambaye. Aha ndemeranywa na Mukeshimana Jeanne 100%. Kubera iki? Kuko Imana yo ireba umutima wawe, ireba intention wakoranye cya kintu. N'icyo gitambaro uhozamo ngo ugaragaze ko ukijijwe, iyo ugiye kukigura ntabwo ukigura uhumirije. Si byose muvandimwe, ntabwo ukigura uhumirije, uhitamo agatambaro keza kagaragara neza, kuko umugore agomba gusa neza. Niyo mpamvu uhitamo nawe agatambaro gafite amabara meza, rimwe na rimwe ukagira ibitambaro bitandukanye kugira ngo uzajye ujyanisha n'imyambaro wambaye. So ntabwo bivuze ngo rero uwahisemo kutacyambara cyangwa wahisemo kwambara wa mukufi we yakoze icyaha. Oya, nawe yahisemo umukufi umubereye. Byose ni ibintu ushyira ku mubiri. Igitambaro wagishize ku musatsi, undi nawe yafashe ishenete ayishyira ku mubiri.
ni nk'uko wari umuntu witamo kwambara ingofero. Ni ukuvuga ngo ni ibintu urimo gushyira inyuma ku mubiri wawe, ariko nta hantu bihuriye n'icyaha no kudakora icyaha cyangwa no gukora icyaha. ni nk'uko undi yashyizeho iryo herena. Ibyo byose rero nta hantu bihuriye mu by'ukuri. Ikindi hano yavuze ati wari ugiye ahantu hakonje, niko Mukeshimana yavuze. Ese koko tuvugisha ukuri nk'uko nababwiye, aho hantu hari munsi ya rimwe wakwambara iki mu by'ukuri? Wakwambara ijipo? Ese muzi ko ipantaro ariyo iri ku bwanjye, ariyo ihisha cyangwa se ariyo irinda, ariyo iri safe kurusha kwambara ijipo? N'uwajya kugufata ku ngufu, ashaka kugufata ku ngufu wambaye ipantaro biramugora, ariko wambaye ijipo byamworohera. Ikindi uzarebe kujya kurira moto, ninde byorohera, ari uwambaye ipantaro n'uwambara ijipo? Ikindi se uzajya nushaka kurira ugiye kubaka, nuko ko nta muntu w'umurokore wemere kubaka ngo ajye hejuru y'inzu umudamu. Nese n'ugiye hejuru y'inzu ubwo uzambara iki? Ijipo se? Urumva byakunda abantu nibako ugomba kwambara ipantaro. Ikindi biterwa n'ahantu uri. Ese umuntu ugiye muri siporo bwo ni ukuvuga ngo bo nibakora siporo? Abo bo muri ADEPR, abakristo muri ADEPR nta siporo bakora. Nese siporo ujyayo wambaye ikanzu cyangwa ijipo? Ntago bishoboka. Ese ntago woga mu mazi muri piscine? Ko nabonye na ADEPR ifite hoteli yitwa Dove Hotel iri hariya ku Gisozi, ntihari piscine se, swimming pool? Nanabonye representant legal wa ADEPR wari uhari wasimbuwe n'uri w'ubu ngubu yaragiyemo aroga. Ntago woga muri piscine wambaye ikanzu, nta nubwo wogamo wambaye ijipo cyangwa se costume, ntibishoboka. Hari ibintu biterwa ari umwambaro wambara bitewe n'ahantu ugiye. Umwambaro wambara bitewe n'aho ugiye. Niba Dokasi ahisemo kujya muri parike n'urugero, cyangwa se n'undi muntu ahitamo kujya muri parike y'Akagera cyangwa se n'indi parike kureba inyamaswa, ariko kubera ko wenda ari bunyuzemo akagenda, ari bunyuzemo akurira imodoka akamanuka akagira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda n'imodoka ndende n'ibiki byose, we yareba agasanga ijipo ndende iri umubangamire, icyakoroha nuko yambara iyo pantaro. Ese ibyo ngibyo bimubera icyaha gute? Reka dukomeze turebe n'izindi message. Uyu witwa Priri ngo ariko ADEPR niho amarembo ajya mu ijuru ari, ku buryo rizatahamo uwo bashaka. Aramaze niba yambaye ipantaro. Ishimwe Salomo ngo bambarize. Jeanne Ikinege official ngo suko se mwana wa Diane w'i Rwanda najye gusengera ahandi rwose. Debora Irunga ADEPR nayo ni sereri, none se kora, ngira ngo ashatse kuvuga Coran cyangwa training, ni ikibazo. Harya nk'abakora siporo bazikora bambaye amakanzu n'amajipo? Iki twakivuze. Bwana Kweri Claire nabo ntazo bakora, iyo bagize ibiro byinshi bakora amasengesho bakananuka, kwiruka bakabisimbuza gusirimba, ibindi ni umurengwe. Uyu we asa naho ashubije uriya wo hejuru avuga ati bo ukuntu babigenza ngo iyo bashaka kunanuka bakora amasengesho, ngira ngo yashatse kuvuga yandi yo kwiriza ubusa wenda y'iminsi irenze umwe. Ati iyo bayakora barananuka, noneho iyo bashaka kwiruka byo babisimbuza gusirimba. Iyo ko niko we abyumva. Musabyimana Valentine niyo mpamvu nzaba umukatolika kugeza Yezu agarutse gutwara itorero, nanga stress. Valentine we yavuze ati ngewe nzakomeza nibera umukatolika, ibyo sinabivamo. Niyo mpamvu nahisemo rwose kwibera umukatolika kuzageza Yezu agarutse. Ati sinshaka stress. Chef Nayomi ngo ipantaro se ibamo agakiza? Nibyo koko, ntabwo ipantaro ikizwa, ntabwo ijipo ikizwa, hakizwa umutima. None si iyo jipo kuba wayambaye wikwije, wambaye ikintu kimeze nk'ikimariniyeri cy'igikanzu n'ibindi, n'icyo kijipo kinini, ngo urimo urahisha amatayi, urimo urahisha ibiki? Hanyuma ko tubona bamwe muri mwebwe basambana, abandi batwara amada, abandi babahagarika mu itorero ngo barasambanye, harya ubwo iyo nda iba yanyuze? Harya ubwo y'amaso yakwifuje gute kandi wambaye ibyo bintu? Harya wowe wabyemeye gute, wowe ukiranuka? Urumva aho naho ni ikibazo abantu bagomba kwibaza. Agakiza rero ni mu mutima w'umuntu.
hari abantu benshi bambaye amakanzu maremare bafite n'ibyo bitambaro basambana rwose. Hari n'abandi batabikora kandi bambara ayo majipo twita ko ari magufi, bakadefiriza bakagira gute, umuntu akarinda ageza mu myaka 30 ari vierge w'umukobwa, agashaka ari vierge. Ibyo birahari, 25 ari vierge. Simvuze ngo abagiye babikora byose cyangwa abashaka batari vierge ko badakiranuka, oya sicyo bisobanuye. Ariko icyo nshaka gusobanura nuko abantu bitiranya ibintu, ntago bakwiye kwitiranya ibintu. Agakiza ni mu mutima, si inyuma. Uyu witwa Ingabire Martha, ngewe nkunda ADPR 100%. Njyana nabasura kenshi mu byumba, ariko ibyaha bihana ntawe bihuriye no kwambara ipantaro. Warabyivugiye, ibyaha ba ADPR bo mu byumba by'amasengesho bihana nta hantu bihuriye n'amapantaro. Urumva bihana ibindi. Umva ibyo bihana yatanze mu rugero. Ibyo bihana muri ibyo byumba by'amasengesho abo bo muri ADPR ngo namashyari, ati mwakabaye munezezwa n'urwego Imana igejejeho mu Kristo wanyu wari inzahare, none ngo yuri indege n'ipantaro. Ubwo se byamubujije kuvuga Imana neza? Ibyaha bakora ni byinshi birenze ibyo, harimo kwiba, harimo kuroga n'ibindi. Muraza kubibona, ngira ngo hari n'undi waje kubivugaho. Nkeka ko ari iyi message tugiye kureba. Uyu witwa ufite nuza yitwa Mon Pays Natal. ADPR ni virusi mbi cyane, uyirwaye aba yumva yarageze mu ijuru, kabone nubwo aba yifitemo ivanguramoko n'amacakubiri. Ariko aba yumva byose ari umuriro wa Panekote. Byanakugora kuba muri ADPR ufite ubwenge, utekereza neza, udafite ihungabana. Murumva hano ibi yavuze nibyo. Muri ADPR uracyasangamo, si bose ariko uracyasangamo ibintu by'ivanguramoko ndetse n'amacakubiri. Twagiye tubibona, bakarwana bagatukana, leta ikabizamo ibintu nk'ibyo, ndetse ugasanga no mu miyoborere y'amatorero yabo cyangwa se mu buyobozi barimo rakoramo ikintu gisa na guverinoma y'ubumwe, aho bavanga amoko, abantu abayobozi bakurikije amoko. Ese ibyo byo biremewe mu nzu y'Imana? Bita ngo ni inzu y'Imana. So urumva rero ko aho ngaho harimo ikibazo. Ni ibi biragaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo gukiranuka cyangwa kwemerwa n'Imana ntago ari umwambaro wambaye. Kwemerwa n'Imana ni umwambaro w'imbere mu mutima. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya ari aho bavuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Hahirwa abamesera ibishura byabo. Ibishura byabo ni ibihe? Amaraso ni ubundi umwenda umeswa mu mazi. Ntago umwenda umesheshwa ikindi kintu kitari amazi. Umwenda umesheshwa amazi. Ndavuga imyenda isanzwe y'inyuma. None umwenda w'imbere ngo ni umutima wo wozwa n'iki? N'amaraso ya Yesu. So niyo mpamvu bavuga ngo abamesa ibishura byabo. Ibishura bavuga ngo ni ya myambaro y'imbere, mu yandi magambo y'umutima. Reka dukomeze ngo uyu twa Theo Keys Theo ngo His Excellency Paul Kagame yubahwe yavuze ijambo ku madini n'uburyo abayarimo tugenda buhumyi. Mu by'ukuri dushize mu gaciro ndetse tukanasesengura, apana kubaho mu buhumyi twashyizwemo n'amadini. Ubundi uyu mumama yambaye nabi ni kibazo abaza. Sanze abaganwa duso. Ariko rero mureke kuvugira Dorokasi kuko ni umu ADPR kandi yagiye mu wabihisemo. Ni ngombwa ko twubahana. Muri ADPR ntibemera ipantaro. Rero niba yumva ashaka kwambara ipantaro, najya aho bazemera, harahari amabwiriza n'amategeko by'umuryango ushingiye ku myemerere yubahirizwe. Icyo twakivuze, za discipline za local churches n'ubundi niba uzirimo urazubahiriza. Ariko se nawe ntago yayambaye ari muri urwo rusengero, ntago yayambaye ari muri korari, yayambaye ari mu rugendo nabibabwiye. Hanagiye birabimusaba. Ese agiyeyo akagira ibibazo, agiyeyo akagira ibibazo bya sante bakagarura indembe, agiyeyo akagwayo bitewe n'uko atagiye yiteguye, byagenda gute? Ibyo nabyo ni ibintu abantu bakwiye gutekereza. Justine Witonze, nge nsengera muri ADPR, gusa rwose usanga bakabya, ngaho ipantaro, ngaho labero, ngaho poudre, ngaho ngusokoje umusatsi, sinzi ngo yewe rwose none n'umuntu wambaye bagiye kumuhengereza.
ese abasinzi, abarozi, abasambanyi, abambuzi bari mu itorero bo kuki batabavugamo? Ahaha, ngira ngo ni message ya Justin nashatse kuvuga. Murumva ko muri izo nsengero harimo abasinzi, harimo abarozi, harimo abasambanyi, harimo abambuzi bari muri iryo torero. Kuki bo nta muntu bavugamo? Ntabwo abeshya, barahari. François Ndubumunsi: nibasarire ku musozi ubwo iyo panaro nico cyaha yakoze, mbe abo bazomuca naberanda gusumbya Imana. Aberanda ngira ngo nukuvuga ngo nabera kurusha Imana, barengana ibyaha bakabita ibitari byo ibyaha. Uwimana Marie Rose: ubu nabwo ni uburwayi bwo mu mutwe, gora ureba uko umuntu yambaye yasokoje, wabutekereje ibingana iki byaguteza imbere? Ngo nta mpamvu yo gutakaza umwanya wawe muri ibyo, kandi ari ibindi wabaye utekereza byaguteza imbere. Kandi koko nibyo, ibi ni bimwe mu bidindiza Afurika, ibi ni bimwe mu bitudindiza. Ukamara umunsi wose urimo guca imanza, ukamara umunsi wose urimo kubwira abandi, mukicara muhagarika abantu ngo bambaye gutya, abantu bakoze ibi, uyu ntabwo agomba gukorera hariya, uyu agomba gukorera aha, mukirirwa muri ibyo, bikarangira abantu badateye imbere. Kubera iki? Kuko tuba turatakaza umwanya mu bitari byo. Ange Nyinawase: ariko ndumiwe, simbona se ayambaye imbere mu ijipo. Ariko ubundi ninde wabagize abacamanza babene sokoko? Iyo Mana muvugira sinzi niba yarabatumye, ngira ngo nicyo yashatse kuvuga, yarabatumye amajipo n'amapantaro pe. Nihitiraga ntimumputaze, humura nawe ugutaza Ange. Uwitwa Konsesa Koko: ADPR mwagenze gake ko nta muhanga muri uru rugendo. Ese nimugeraho mugasanga kuyambara bitari icyaha, ubwo muzifata mute n'imanza zanyu zidashira? Itiku ryo ryasimbuye imihamagaro. Uyu witwa Maurice Mario: muri ADPR icyo koze harimo abasazi, ngira ngo ese ntimuba mwibaza ko hari n'ubuzima umuntu ajyamo bikasaba ko ahindura uko yabagaho? Hahaha, ubanza ADPR itaba ku isi, abandi babaho ariko ntibivejuru. Ngira ngo wabajyana kuba nka za Canada mu bukonje bwaho, ntimwakwambara ipantaro gusa, ahubwo mwakwambara ibaro yazo. Hahaha, imyumvire iragwira. Janet Mutegaraba: barasaze, umuntu warengejeho n'ingutiya ireshya kuriya, ubundi niwe wabiteje. Iyo akuramo ingutiya akayambara neza nibwo byari kuba ari sawa, bakavugira ukuri. Reka wenda amakomenti tube turekeye aho ngaho, tugane ku musozo tuvuga ngo icyaha ntabwo ari ipantaro, icyaha si ibyo by'inyuma. Kandi ibintu bigenda bihinduka rwose, muhumure. Kuko icyo ngira ngo mbabwire, n'abantu bamwe cyangwa se benshi mu bambara ibyo bitambaro, ibyo byose bambara kuri abari muri ADPR, ntago babyambara mu mitima, babyambara inyuma. Mu mitima abo ugiye kureba, bamwe muri bo niba atari benshi, uzasanga igitambaro yagikuyemo, uzasanga yadefirije mu mutima, uzasanga yashyizeho ka make-up, uzasanga yambaye iyo pantaro, uzasanga nawe mu by'ukuri imyambarire ayambara kimwe n'abandi bose. Kandi sindi guhanura, ariko icyo ngira ngo mbabwire nuko ni ibintu muzagenda mubona bigenda bihinduka, kandi mwatangiye kubibona byagiye bigenda bihinduka. Hari ibintu byinshi bitagikorwa. Ntabwo kera umuntu wo muri ADPR ashobora kujya kubwiriza muri indi torero, ubu ngubu birakorwa. Ntabwo kera korali yo muri ADPR yashoboraga kujya kuririmba muri indi torero, ubu ngubu birakorwa. Mubona nka Jehovah Jireh yagiye nko kuri Noble Family Church, aho bakunze kwita kwa Minyoni, n'ibindi nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo byabagaho. Hari ibintu bigenda bihinduka. N'abangaba mureba, yaba Dokasi, yaba n'abandi baririmbyi muzi, cyangwa se n'abandi bakristo basanzwe, n'itorero muri rusange, ndagira mbabwira ngo mu myaka iri imbere itarenze 5-10 harabo muzabona badefiriza, harabo muzabona bambara amaherena. Kubera iki? Kuko bamwe batangiye kubona yuko n'ababyambara nabo bakiranuka ndetse no kubarusha, bakorera iyo Mana bavuga ndetse no kubarusha, babwiriza ubutumwa neza ndetse no kubarusha, buzura umwuka wera rwose nk'uko nabo bawuzura. Niyo mpamvu abantu bamwe bagera hano bakabata, ariko ubundi bamugani bimeze bite? Ibintu rero bizagenda bihinduka nanone biturutse ku myumvire.
igenda ihinduka kubera iterambere turimo, kubera imyumvire mishya, izi generasiyo zirimo kugenda ziza, ndavuga abakiri batoya uyu munsi, abana bato barimo kugenda bakura mu myaka 10, 15, 20 iri imbere, mu buyobozi bwabo abo nibo bagenda bahindura ibintu kubera imyumvire no gusobanukirwa. Reka dusoreza aha, niba ngombwa tuzongera tubageze ikindi kiganiro kijyanye n'ibi bintu by'imyemerere n'imyumvire ko ni birebire, ariko hagati aho reka twankuraje Dorcas ndetse n'umugabo we, mukomeze umurimo wanyu, nimucika intege, muyoborwe n'umwuka w'Imana kuruta uko muyoborwa n'abantu. Bibiliya ibabwira kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ntabwo ibabwira ngo muyoborwe n'abantu, oya, ntabwo Bibiliya ibabwira kuyoborwa n'abantu. Umuntu ashobora kubera umuyobozi muri rya torero riri loko, ariko umuyobozi wawe mukuru ni Imana. Ibyo Imana ikubwira nibyo ugomba gukurikiza, kuko biruta ibyuriye. Uyu munsi wa none umuyobozi w'akarere ababwiye ngo mukore gutya, ejo perezida wa repubulika akaza akavuga ati mukore gutya, ibya perezida wa repubulika bitabikura mu nzira ibyo wa muyobozi w'akarere yababwiye. Imana rero iri hejuru ya byose, umwuka wayo, kandi umwuka w'Imana ni nayo Mana, kuko biri mu butatu, Imana, Mwana na Mwuka Wera. So uyoborwa n'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Wowe utarakora subscribe kuri Philo Hope, uyu ni wo mwanya kugira ngo uyikore, ndetse mwibuke gukora na share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi, mukande no kuri like niba iki kiganiro mwagikunze. Mwakoze kubana natwe, ibi ni ibitekerezo byacu, nta torero hano twaje gusebya, oya rwose. ADEPR ni itorero ryiza cyane, rifite amahame yaryo agomba kubawa, ariko gusa icyo wenda tudashyigikiye nuko ya mahame bishyiriyeho yagirwa amahame y'Imana. Aho niho cyaba ikibazo. Ya discipline abantu bishyiriyeho nuko bagira discipline y'Imana, aho niho twagira n'ikibazo. Ariko ubundi uretse ibyo, bigisha ijambo ry'Imana, bigisha ububi bw'icyaha, ninde se utakwishimira ahantu nk'aho ngaho? Itorero ryiza cyane, kimwe n'andi matorero yose avuga Imana kandi akayivuga uko ikwiriye kuvugwa. Ariko icyangombwa ni uko abantu nanone tubitandukanya, kandi abantu bakabisobanurirwa. Abayobozi b'amatorero n'amadini bagasobanura ati ibi bintu twabikoze gutya kubera impamvu izi n'izi, si uko ari icyaha, ahubwo ni uko ari discipline twashyizeho kugira ngo tubashe kugaragara nyine ko duturuka ahantu. Icyo kintu gisobanuwe gutyo cyakumvikana kuruta uko cyafatwa nk'ihame cyangwa se nk'itegeko riri muri Bibiliya kandi atari ibyo. Mugire ibihe byiza.